Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Hello. Mwaramutse neza, mwiriwe neza abo kuri groupe ya WhatsApp. Ni admin Chantal nkuko bisanzwe. Ndabashuje mwese, nizere ko mumeze neza. Hari hashize igihe tutaganira kubera ko akazi kenshi mba mfite and then none nari maze iminsi nsa n'umuntu ufite kamareze ukuntu ngwaye ya ariko nsa n'uwakize ya shitani nyine bayatatse umuntu. Narwaye umutwe kuva kuwa gatanu. Iki kiganiro nagomba kugibakorera, ariyo mpamvu ngerageje kugira ngo nkore audio noneho, kubera ko nagomba kugikora ari ikiganiro, ariko kubera ko bitigeze binshobokera ndavuze ati reka nkore audio is better than nothing. Ya kubera ko icyo gihe kuva kuwa gatanu narwaye umutwe najyaga ku kazi, ariko nyine nkajya ku kazi ariko mfata ibinini by'umutwe. Ariko ndashima Imana yabikoze, na umutwe wakize so far, nubwo wenda hakibamwe akantu kagize, ariko ntago bimeze nk'uko ejo ho byari biteye ubwoba. Ndashima Imana yuko afite sister usenga, yaransengeye, usenga cyane, sister wacu mukuru. Ndagushimira sister, warakoze. Imana ikumpera umugisha ko waragiye imbere y'Imana ku bwanjye. Ngira ibitero byinshi, shitani irantera uburyo butandukanye, ariko nyine ngomba kurwana nabyo. Kandi mujye munsengera kubera ko mufite ibyo mumvomamo. Mu by'ukuri mujye munshyira imbere y'Imana, mujye munsengera Imana ishyiraho protection, kubera ko bitewe n'ibyo nkora, kubera ko nsenya shitani, so urumva yuko nayo ibigomba kunsenya as much as can. So byanuko nguko, ariko ndashima Imana ameze neza. Rero ahangaha ndi muri groupe y'abadamu tugiye kuganira muri uyu mwanya. No munsi ni kuwa gatatu. Umunsi wo kuwa gatatu murabizi dusengera abana bacu tubashyira imbere y'Imana. Ni umunsi dufata yo gusenga twihirije, dusengera urubyaro rwacu. Ndibaza ko bimaze kuba habit kuri twese, ku muntu wari wese unkurikira, ku muntu wari wese ukunda ibiganiro byanjye, kubera ko ni ikintu mvuga buri kuwa gatatu. Nizera ko niba utagikora, niba utarafashe umunsi umwe wo gusengera abana bawe, nubwo utabifata kuwa gatatu, niba utabikora urumva yuko vraiment waraferinze, kubera ko abana batwikirijwe n'amaraso ya Yesu Kristo baba barinzwe bikomeye cyane. Na bya bindi bibi byose, babandi bafite amadroge, babandi bafite ibiza kubangiza mu buryo butandukanye, bya bintu bahura nabyo kuri internet. Murabizi ko baba kuri internet igihe kinini cyane, ibyo ngibyo ntago babigeraho, bajya kubigeraho Imana ikabiboroka, kubera ko bigomba kubangiza ubwonko bwabo. So rero niba wa mama we turi kuvugana muri uyu mwanya, udafata igihe cyo gusengera abana bawe, udafata umunsi umwe mu cyumweru ngo wiyirize usengera abana bawe, umva kubwira ikintu waraferinze mu kurera kwawe, bizakugora. Niho kwa kundi bazakura, bamara kugera hejuru bagatangira bakajya mu madroge, bagatangira bakajya mu bintu bidashobotse, bakagira gute. Ibi byose ubu ni uba ugomba gutangira kurera umwana, ugomba kubitangirira hasi. Nibyo benshi nkunda kubibabwira iyo abantu babonye abana bacu, barambwira ati Chantal, ni gute umukobwa wanyu ameze gutya, ni gute abana banyu b'abahungu bameze gutya? Ndababwira ati ni Imana, ntago ari twebwe twabareze ngo babe bameze gutya. Rwose ni Imana niyo yadushizemo, twabashyize imbere y'Imana kuva kera bakiri batoya cyane, kubera ko natangiye kumenya Imana ntangiye kubyara. So ndashimira Imana ko natangiye kumenya Imana. Nari nzi Imana kera, ariko nyine urabona ko akundi nyine hari ukuntu nyine ugira wijajara ukuntu ugatangira kuva mu bintu by'Imana, ariko noneho
ntangiye kubyara natangiye kongera kumenya Imana. So rero muri uko kumenya Imana nyimenya ntangiye kubyara. So rero urumva ko byarafashije cyane, byarafashe kugira ngo abana banjye mbashyire imbere y'Imana kandi mbigisha gusenga. Ndashima Imana rero ko Imana yabikoze. Ibyo mbabwira ni ukuri, gusengera abana bawe, kubigisha gusenga bigira ibintu bikomeza cyane. Natangiye kujya nkora na video mu Cyongereza kuko abantu b'icyongereza barabinsabye cyane. Abantu benshi naganiraga nabo, tuvuge nk'abantu b'inshuti zanjye b'Abanyamerika bava mu bindi bihugu bindi bavuga Icyongereza, bambwiraga ko bakunda ibyo nigisha, bakunda amagambo kuko iyo ndi kugana n'umuntu afite n'umuhamagaro wanjye kubera ko mbizanamo mu biganiro, umuntu akaba very interested kuganira nanjye ku kintu nk'icyo ngicyo. Mbabwira rero ko tujye dusengera abana kuwa gatatu, mbabwira ko ntanga inyigisho, bavuga ati please wazajya utanga no mu Cyongereza. Rero namaze kubona yuko ni ukuri kw'Imana, mfite aba subscribers benshi kuri YouTube n'aba followers benshi kuri TikTok kubera ko natangiye kujya mbigisha uko bashobora kuba basengera abana babo. Hari abantu benshi cyane batazi ko batagomba gusengera abana babo, kandi reka nkubwire ikintu, umwana icyo umutoje nicyo agenderaho. Abana bacu bazi gusenga. Uramubwira ati wenda par exemple tukubwira ati pare wawe ararwaye cyangwa marene wawe ararwaye, agatavuga ati oh yego ugomba guhamagara Imana, kandi ko kakahamagara Imana. Uko asenze mu gitondo ku mugoroba agasengera marene cyangwa papa pare wiwe. So urumva yuko ni ikintu gikomeye cyane twababibyemo. So kumenya Imana biraryoshye, noneho kuyimenya ukayimenyesha n'abana bawe wabyaye biraryoshye cyane. So rero uyu munsi narinje kugira ngo nkubwire wowe mama uruhare ufite rukomeye cyane mu kurera abo bana bawe. Abo bana bawe uri mama, abana bakeneye urukundo. Ubundi aba mama dutanga urukundo, ubundi abapapa nabo bagatanga igitsure, kuvuga ati ugomba kuba umugabo, ugomba kugira gute, ugomba kuba umukobwa ushikamye, ugomba kugira gute. So twarezwe na papa na mama, ariko twabonye urukundo rwa mama, tubona n'igitsure cya papa cyari gikenewe. Ubundi na mama birakenewe. Niyo mpamvu mukunda kubona yuko abantu bakoze divorce, umugore n'umugabo bamaze gukora divorce, haba ikibazo mu bintu byo kurera abana, kubera ko haba hawuzemo umwe muri abo ngabo. Iyo wenda bakoze divorce habura igitsure, akenshi abana nabo basigana na mama wabo, bagasanga bafite urukundo rwinshi rwa mama arabatetesha, mama akora iki, iyo bavuze ati mama niki byose afite. Turabizi ko twebwe dutanga urukundo, abagore igitsina gore dutanga urukundo, icyo kintu cyose Imana yakidushizemo rwose. Ariko noneho ugasanga ntago bafite cya gitsure cya papa. Burya kiriya gitsure cya papa cyubaka umwana, ku buryo ndabikunda cyane, ndabikunda iyo umugabo wanjye ashizeho igitsure abana, kuko akenshi kubera ko ababyeyi tugira intuze, ubu ngubu sigera ndabishakiye umuti, kubera ko ababyeyi tugira urukundo rwinshi, iyo papa wabo abashizeho igitsure cyinshi cyane ugasanga nyine n'iki byose, kandi abana barabikunda. Ubyumve ngo uziko abahungu banjye bambwiye ko babikunda, abahungu banjye bambwiye ko bakunda igitsure cya papa. Baravuga ngo bigeze kunganiriza ikintu numva ndishimye cyane. Barambwiye ati mama umva nkubwire, papa tumukundira iki ngiki, papa ni kubera ko adushiraho igitsure kugira ngo tuzave mu bagabo beza. Urabyumva? And then nawe ukaduhereza urukundo, uradukunda, uradutetesha. Iyo dushaka kuza kwitetesha tuza kuri wowe. So I mean they know it, barabizi ko niyo bashaka kwitetesha baraza kuri mama. So mama ni uri buze kubatetesha. So mukanya ndaza kugera ku kazi ubwo, kandi kuko nashatse kugira ngo mpereze ntuze umwanya cyane aba mama, mukanya ndaza kugera ku kazi kuko ndaza kuza gukora na audio yindi yo mu bagabo, muri groupe y'abagabo nabo mbahereze audio mbabwira uruhare bafite mu kurera abana. So rero ndagira nkubwire ngo abana barabizi, bazi ko kwa mama bakura y'urukundo, bazi ko papa bakura y'igitsure, kandi nabyo bakabikunda. So utabikunda ni wa mwana nyine utagize, kuretse umubyeyi kuko hari abapapa bari so aggressive cyane,
bajya guhana umwana ugasanga gufasha umwana aramuziritse akubise nkaho ari inzoka yize gute. Icyo kintu ntabwo ari igitsure. Igitsure cya kirindi kukubwira ni kwa kundi umwana akora kino kintu isakamwicaza akamubwira tumva nkubwira ikintu, nukomeza ukora bino bintu uzabimbwa, nukomeza ukora bino bintu uzagira gute. So ubwo urumva ko abari kumushyiramo cya kintu afe kuganiriza umwana. Reka mbabwire ikintu, burya gukubita umwana n'umubyeyi wari wese mu mama turi kuvugana muri uyu mwanya, ukubita umwana ntiwumve yuko inkoni ivuna igufa, ntabwo ivura ingeso. Exactement. Ndumva icyo kintu mukizi mwese. So rero niba umwana wakosheje ho kugira ngo ugende umukubita urushyigo mu mugongo umwana yikubite hasi, hari abamama benshi nkunda kubona kuri icyo kintu buri gihe, ariko ndabakarira buri gihe cyane. Iyo mbibonye abikoze ndabubwira ati nta n'isoni, ni gute ushobora gukubita umwana gutyo? Uyu mwana ntabwo uri kumuhana, uri kumwica. Nta burerere burimo, ubu ngubu ntabwo uri kumurera, ahubwo uri kumwica. Azakura ari Robert, azakura nyine ari wa mwana avuga ati you know what, ngomba gupambana, ngomba kugira gute, you know. Ugasanga nyine ntago rwose ntuze ya munyihagarire cyane. Usone paritse muri parking never mind, reka mbihorere teke kubabwira ibyo mbonye. So ugasanga ntago akuze afite umutima utari mwiza n'iki byose, ariko kubera ko atagize kubera ko mama yaramukubise cyane yumva yanze mama. So rero ndagira nkubwire ngo uruhare ufite mu kurera abo bana bawe ni uruhare rukomeye cyane mu kurera abana bawe. Aba bana bakeneye urukundo, bakeneye ko ugomba kubitaho, bakeneye ko ugomba kubasengera, bakeneye ko ugomba kubareba igihe icyo cyose bagukeneye. So mu gihe rero uvuga ati byanze bikunze ngomba gukora iki ngiki, byanze bikunze ugomba gukora iki ngiki, umwana kugira ngo umurere neza, umwana ugomba kumuganiriza. Niba umwana yakoze ikosa ugomba kumuganiriza ukavuga ati mva rero mwana wanjye, iri ni ikosa rikomeye cyane kandi ntuzaryongere, ukamuhana n'iki byose kugira ngo umukubite muri uwo mwanya usange n'iki byose ararira. Namara kurira igihe cyo cyose azajya kubona yumve ashatse kwirukanka, kandi ntago ariko byagomba kugenda, ahubwo agomba kukubona akishima cyane, akumva ko ahuye na mama, ahubwo agomba kugira gute, agomba kugirana ubusabane na mama, abonye mama agiye kumuhereza urukundo. So nuko nguko rero nugo ruhare ugomba kugira mu kurera abana bawe nk'umuntu w'umama mu rugo. Hanyuma abana bawe ukabasengera igihe cyo cyose, ukabigisha gusenga. Ibyo ngibyo bizajya bigufasha igihe cyose. Ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane. Ngeze ku kazi, reka nzajya gukora akazi k'abandi turi kumwe. Iyi ngiyi audio ndaza kuyeditinga ningera buriya no muri pause, ninjya muri pause ndayeditinga, abantu bo kuri YouTube nabo baraza kuyibona ku mugoroba, ariko nyine aba hano kuri groupe mwese muyibona. Ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane, kandi nongeye mbabwire mujye munsengera cyane kubera ko ibitero biba ari byinshi cyane. Okay, bye bye.